uyu munsi rero muri iki kiganiro ndagira ngo tuze kugaruka ku barozi barimo kugaragara muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Tugaruke ku barozi bari kugaragara mu madini, tugaruke ku barozi barimo kugaragara mu ngo zacu, abarozi bari kugaragara kuri social media, abarozi bari kugaragara mu masoko atandukanye. Abarozi ngira ngo baterewe intebe ndetse biranagoye, ntabwo inzego za leta zishobora kumenya abantu ko ari abarozi ngo zibihishurirwe. Kubera iki? Nta nubwo umuntu ashobora no gupfa yishwe n'amahembe ngo leta ibimenye, kuko amahembe araza akagukubita mu mbavu, noneho umutima ugahagarara. Bakujyana kwa muganga akavuga ati uyu muntu agize krize y'umutima, umutima urahagarara, nta kindi warenza. Amahembe araza akakugubanura igikanu, imitsi ikaza minuza. Bakujyana kwa muganga bakora autopsy bakavuga bati ni mugiga, amaraso yipfunditse mu mitsi, noneho komunikasiyo y'igihimba cyo hasi no hejuru birahagarara, ubwonko bubura oxygene, umuntu arapfa. Amahembe araza akagukanda amaso akameneka, bakujyana mu bitaro by'amaso bakavuga bati yagize ibibazo bya zampu by'amaso, bigenda gutya. Niyo mpamvu mubona insengero zabaye nyinshi, ibizira bikikuba inshuro igihumbi. Kandi nyamara niba buriya abasirikare ubundi babaye benshi, igihugu cyakwiriye kugira umutekano. Niba abapolisi babaye benshi mu muhanda, impanuka zakwiriye kugabanyuka. Ni ukubera icyo amadini yabaye menshi, ibizira bikiyongera, ibibi bikiyongera. Amadini arwanya ubusambanyi, arwanya ubusinzi, arwanya amadivorce, amadini arwanya ubupagani. Kuki amadini aba menshi, ubupagani bukiyongera? Bibiliya itubwira yuko ngo abanyegiputa bari abarozi. Hari ibyiciro bine. Icyiciro cya mbere cyari icyiciro cy'abarozi, icya kabiri kikaba icy'abapfumu, icyiciro cya gatatu kikaba icy'abakonikoni, icyiciro cya kane kikaba icy'abanyabwenge. Ibi byiciro uko ari bine byakoraga gute? Icyiciro cya mbere cy'abarozi ni abarozi barogaga, ariko bakaroga bakoresheje ibintu biri naturel, ibintu bisanzwe biriho bigaragara, bigomba guteranwa bikabyara amatsiyeri, bikoreshwa mu buryo bwo kuroga. Icyiciro cya kabiri cy'abapfumu ni abantu barogaga bakoresheje imbaraga zo kuvumbura no kumenya. Icyiciro cya gatatu nicyo bita abakonikoni. Umukonikoni ni umuntu ushobora gufata ibintu bitagaragara akabibyaza ibigaragara. Noneho umupfumu ni umuntu noneho ushobora kumenya ibintu bihishe noneho akabihishura. Abarozi abantu bafata ibintu bakabivanga akavamo umuti wica. Hakaba nabo bita abanyabwenge. Abanyabwenge ni abantu bize, bafite ubumenyi bakomora mu mashuri. Ubwo bumenyi buba bufite aho bugarukira. Ibyo utize ntabwo uba ubizi, biba bigusaba kubyiga. Ariko umurozi nawe ibyo azi ni ibyo. Ubundi abarozi n'abanyabwenge buriya baba bafite ubumenyi bufite aho butangirira n'aho bugarukira. Iyo umuntu aroga aba avuga ngo ngifite ubu burozi burica, ariko nubwo nyine aba afite. Umukonikoni rero ni umuntu mugari mu mwuka, n'umupfumu ni umuntu mugari mu mwuka udashobora kurondora ngo umenye aho ibyo bitangirira n'aho bigarukira. Bari munini cyane kuko ni abantu baba bakorana n'indi myuka kandi ibarengeje ubushobozi. Ntabwo bakora rero mu bwende bwabo. Ibi byiciro byose byari muri Egiputa. Noneho mbibutse yuko mu gihe cy'umwami Farawo, ubwo Mose yamuhagarariye imbere, aba barozi bashoboye guhindura inzoka. Buriya ni ukuvuga ngo Satani agutera ikintu kigaragara ku buryo kiba kigaragara nyine ariko kizanywe na Satani. Niyo mpamvu hari abantu benshi mufite indwara zikomoka kuri iyi myuka y'abarozi, mukagira n'ibigeragezo bikomoka kuri iyi myuka y'abarozi. Abarozi bararoga ku gipimo, bakuroga ubukene, bakakuroga ubukene, ugakora ugakena, ugacuruza ugakena, ugahinga ugakena, ukaba mu gihugu gikomeye ariko ukabona uri umukene rwose, uburyo umuntu utamubonera n'idolari ryo kurya kandi abantu bazi ngo urakomeye. Abarozi babasha kukuroga ubuswa. Umwana ugasanga avuka kuri se ni umunyabwenge, nyina ni umunyabwenge, ariko ukibaza ubuswa ahantu abukomora. Abadayimoni bagakora mu buryo bw'ubuhanga, umuntu akamukora mu kiganza akavuga ati ubu bwenge ndabutwaye. Ako kanya dayimoni akacunga uwo mwana aho aziga hose kuri iyi si, akamuyabura ku buryo abarozi bararoga ku buryo aroga ibishyimbo, ugahura ibishyimbo agomba gukuramo toni, ugakuramo ibiro 80. Ibindi abadayimoni bakabitunda mu buryo bw'umwuka. Nizo mbaraga z'abakonikoni. Nizo mbaraga z'abakonikoni ni ubushobozi bukomeye mu buryo bw'umwuka udashobora kumenya keretse nyine uhawe imbaraga zo kubimenya.
abarozi barakuroga ku buryo utwara inda ikamara imyaka 2 iri aho ngaho rwose, kandi abarozi baraguhamije, kandi abaganga bakavuga ati inda nishobora kumara imyaka 2, kandi muganga yakubaga ugapfa. Abarozi niko bakora. Umurozi muko niko n'umupfumu arakuroga akakuhambira ku buryo gutandukanya naswo, akagutandukanya na nyoko, akagutandukanya n'abana, akagutandukanya n'abavandimwe bawe bose bakakwanga, ukiberaho rwose akavuga ati ndagutanyije, akabitongera, abademoni bakabirinda, agafata ishami ry'igiti akarikokora amashami yose, ati nk'ukuri ishami ndikuyeho amashami ingeri kabisigaye yonyine, niko kanaka. Abarozi barakuroga washingiwe, bakakwima urubyaro, bakagambana, akavuga ati ugende uyu mwana umumuhe, numara kumuhandaza nanjye mu mwaka. Noneho rero bakakuroga, aho ujya kwa muganga, muganga afata ibizamini akavuga ati wa mugore w'intanga zawe n'inzi mu mubiri ukora neza, umugabo bagasanga akora neza, ariko kugira ngo muzabyare bikaba bidashoboka, abarozi baragiye bakaguhambira. Abarozi bagutwarira ubuzima, bakakumutsa ukamera nk'ibuye ryo ku gasozi, bagatwara icupa ry'amazi cyangwa ikintuza, bakagenda bakabitaba ahantu. Abarozi urabazi. Uyu munsi nagiye ngo tugaruke ku mikorere iremereye y'abarozi binjiye mu buzima bw'abantu. Abarozi bagutesha umutwe, ugata umurongo, ugasanga umuntu wari ufite ubwenge washobora gukora ibi bakamuyobya, kwa kundi nyine abahanga bahakinga indege, mujya mubyumva, bakayiyobya bakayigusha ku kibuga cy'indege bashaka, igata icyerekezo yari ifite. Hari abantu bataye icyerekezo, umugabo wagata icyerekezo, mwarasezeranye ari umugabo mwiza wuzuye umwuka wera, ari umugabo w'umukirisitu, mukabana mukabyara umwana wa mbere wa kabiri, ko mwagira umwana wa gatatu, abarozi bakamuyobya agahinduka umusinzi, ugakomeza ukararama nk'umufuka w'ishati, ukavuga ngo wenda ngo ni ibihe. Ntabwo ari ibihe, izo bita imbaraga z'imyuka mibi ya Satani. Umenye neza iki kintu cyitwa umunyu w'inyanja n'iki kintu bita tungurusumu, ibi ni ibintu abapfumu n'abakonikoni n'abarozi bo muri Egiputa bakoreshaga, bakongeraho n'ikintu cyitwa ibihaza. Ariko abarozi bo muri Egiputa bakoreshaga ibintu bitatu mu buvuzi bwabo bw'uburozi. Bakoreshaga ibihaza, bagakoresha tungurusumu, bagakoresha n'umunyu w'inyanja. Abademoni rero batoboreye noneho muri uriya munyu, nimo baza. Noneho waba urwaye umutwe ukawugura ati ngo uze gufata amazi uyasige mu mutwe, waba ufite ibibazo mu rugo ngo uze kunyanyigiza mu buriri aho uryama ngo urabona amahoro, ngo nujya gusaba akazi ngo uyu munyu ngo uwisige ukaraba amazi yawo. Ariko ibi bintu biba birimo imbaraga ya Satani, ni ukugira ngo byinjire muri weho. Ni ibiki biranga abantu batangiye gukoresha ibi bintu? Muzatangira kubona impinduka mu mibereho yayo. Uzabona urota uri mu busabane n'abadayimoni, uzatangira kurota baswa n'abanyoko bapfuye na banyogokuru wanyu ba kera. Uzatangira kubona uri mu biterane bigari birimo abantu badafite imitwe, ahandi birimo abantu bafite imirizo. Ikindi, mugiye gutangira kujya murwara indwara zirenze izo ngizo, kuko ntabwo Satani bundi mu gihugu we neza unafite amahoro byagora Satani kugukoresha. Buriya niba hariho nk'umuntu usambana kubera ko akenye, Satani akamukoresha, ntabwo ubukene bushobora kukuvaho. Niba usambana, ubukene bukabugutera kujya gusambana n'abagabo, ntabwo ubukene buzakuvaho, buzakugumaho. Kuko buramutse bukuvuyeho Satani akabugukuraho, wahagarika ibikorwa bye byo kugira gute, byo gusambana. Nibi bintu rero by'imyunyu n'izi za tungurusumu abantu barimo gukoresha ngo bagiriwe inama ngo n'abantu bitwa abavuzi, n'abantu bita abavuzi. Ubu ni uburozi bukomeye. Uburozi bwinjiye mu madini, aho abantu bazanye amazi aviyo ngo za Kibeho za Nyaruguru. Amazi y'Inyaruguru atandukanira he n'amazi y'i Musanze? Amazi y'Inyaruguru atandukanira he n'amazi yo mu Burasirazuba? Atandukanira he n'akandi ka Nyirangarama? Atandukanira he na Nili? Ariko gusa abantu bakagira amabwiriza bahabwa n'ubundi butegetsi bw'umwijima, bavuga ati none mwebwe mugende mukoresha ariya mazi, umuntu wese uzayemera azaba atwemeye. Nibyo nta bindi. Ubundi amazi bakaba bafite gusa andi mazi bashyiramo, ku buryo bayashyira mu itanyi, ubundi abantu bose bafashe kuri iyo tanyi bakaba bokojwe cyangwa se borojwe iyo myuka mibi
kandi iyo myuka yagera mu butware bwabo ikababoha ikabategeka igatangira no kubakoresha mu buryo. Haranira ubuzima buzima we kuzima. Umuvuzi Ntare y'Irungu Innocent uherereye Kimisagara kuri station SP ati vurwa neza kira. Wowe ufite indwara zananiranye zaburiwe imiti mu mavuriro ya kizungu, humura Ntare y'Irungu agufitiye imiti ivura indwara zikurikira: amarozi, amategano, amahuherano, nyabingi, akanatsirika, amahembe, ibitega, ibitama, abazimu, abarozwe, ibisazi, imandwa, akanatanga umuti ubirinda. Anavura amibe, hepatite B na C, kugira ubushake mu gutera akabariro, umuvuduko w'amaraso, kwikinisha nk'indwara z'ubuhumekero, asima, sinizite, inkorora, kuburijwi, ndetse n'indwara z'uruhu nka vitirigo, amahumane, inkabya, intongi, ibiheri byo mu maso, umugongo, rubagimpande n'ibindi nka infection na telekomunasi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero zikurikira: 07-17-17-92-5 cyangwa ukaduhamagara kuri 07-52-53-30-84-9. Iwacu murakaza neza.